urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 19 mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku mibereho y'abana n'ababyeyi mu gihe cya COVID19, turebere hamwe uburyo abana babanye n'ababyeyi muri iki gihe cya COVID19 yatumye bamarana umwanya munini kurushaho. Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro, naho muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Ntimukureho urushinge. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka dutangire iki kiganiro ku bitekerezo bitandukanye by'urubyiruko. Ese babanye bate n'ababyeyi babo? Reka tubumve. Twabashije kuganira, turaganira ibintu birambuye, turaganira tumenya guteka cyane cyane ibintu bijyanye n'amafarine, amacapati, amasambusa, byose twarabyize. Twigize ibintu byinshi, twabanye neza, twaratekanye n'ababyeyi batarabizi, twarabimenye, ibyatubangamiraga twarabiganiriye n'ababyeyi, turushaho kumenyana, ababyeyi bamenya abana babo, natwe tubasha kumenya ababyeyi bacu, challenges tugira mu rugo nabizo bagira, natwe izo tugira, tubasha kuzuzanya, dushyira hamwe. Kuba twari turi kumwe n'ababyeyi muri COVID byafashije ababyeyi n'abana nyine kongera urukundo hagati yabo, kuko mbere yaho hari ababyeyi batabonekaga, ariko muri icyo gihe cya quarantine ababyeyi barabonetse, babona umwanya kuganiriza abana no kubaha uburere baba batarabonye mu gihe badahari, bo bakabubihera ku giti cyabo. Ikintu cyamaga muri corona ni ibyuka rya mu gitondo, kandi umunsi utinda kurangira. Umuntu yabagaraye yebera filime usanga baramubyukije mu gitondo cya kare saa 2. Ngiye ku bwanjye nabonye byari byiza cyane ko twabonye umwanya munini uhagije wo kuganira, turasabana, ku buryo ari byinshi namenyeyemo. Urebye bagiye banyigisha byinshi bitandukanye mu bijyanye no guteka, gukora isuku mu rugo. Nimugoroba twabaga dufite ibiganiro bitandukanye, bagashyiraho umuziki tukishima nyine. Kurumva nyine twamaraga umwanya munini usa nkaho uri busy cyane, byambangamiye. Urebye ni ibyuka. Ikintu cyari kiriho nuko habayeho kugusabana kurushijeho, kubera ko wabaga uri kumwe n'umubyeyi, maybe kuko hariho control ihagije ko umubyeyi yabaga ari impande zawe, akamenya amakosa amwe namugenda ukora ya buri munsi, kuko muri cya gihe mutabaga muri kumwe ntago yabashaga kubibona, ariko muri lockdown yabashaga kubibona, akamenya niba hari aho gukosora akagukosora. Navuga ko byabaye nk'imbogamizi ku bana bamwe na bamwe, ariko abenshi byarangiye babifashemo nk'inyungu runaka, kuko hari ibintu abana bagendaga bakora muri lockdown mu gihe bari kumwe n'ababyeyi, ugasanga hari aho umubyeyi ari kumukosora bikamubangamira, ariko nyuma akaza gusanga hari ikintu bimufashijeho bitewe n'ukuntu yagendaga yitwara mbere. Umubano wanjye n'ababyeyi muri COVID harimo byinshi twigiyemo, cyane yuko habayeho umwanya munini abanye badasohoka, abantu bagaspendinga amafaranga menshi kandi nta kintu binjiza. Rero ababyeyi batwigishije kwizigamira. Barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo. Bamwe bati umwanya munini twamaranye n'ababyeyi wabaye igihe cyiza cyo kwegerana, turaganira ndetse turamenyana birushijeho. Abandi nabo bati uyu mwanya watumye abana bahabwa imirimo ivunanye batari bakwiye guhabwa. Abandi nabo bagirana ibibazo bya hato na hato n'ababyeyi babo. Ese wowe uduteze amatwi byakugendekeye bite muri iki gihe? Twandikire kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo bifatanye.
benshi bahamya ko bimwe mu by'icyorezo cya COVID-19 cyatoje abantu harimo kuganira byimbitse hagati y'abagize umuryango by'umwihariko abana n'ababyeyi babo. Urugero ni umubyeyi Nyirandegeya Yvette n'umukobwa we Mutimukeye Mediatrice bavuga ko babonye umwanya uhagije wo kuganira no kujya inama. Reka tubumve mu buhamya basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Ndi umubyeyi w'abana babiri, ngo naje kugira ikibazo, umugabo wanjye ajya Uganda, nsigira abo bana uko ari babiri, ubwo adusigira imitungo, imirima, ihene, amatungo magufi nyine yo mu rugo. Ubwo rero umukobwa wanjye twagira ikibazo nkagurisha kugira ngo dukemure ikibazo nyine cyavutse mu rugo, wenda dukeneye nk'akunyu n'ibindi bintu, ariko umukobwa wanjye ntitubyumvikaneho neza, tugahorana mu makimbirane kubera yangaga ko ngurisha imitungo ya se. Ubwo ageze aho bigatuma ajya no muri bagenzi be agataha ijoro, yagera no mu rugo nanjye nkamutonganya nkamubaza, mukobwa uba wagiye hehe, uri mu biki? Nabwo bigatuma mbwira nabi nyine akansuzugura. Ku ruhande rwawe nk'umwana ni ibiki mutumvikanagaho n'umubyeyi? Yewe mama wanjye nabonaga ajya kugurisha imitungo, akagurisha nk'uturima tubiri, be mama amafaranga uyakoresha, akambwira ngo nimusakurize. Ndacyari umwana, kubyihanganira hari igihe byananiraga. Njye nk'umukobwa nkeneye utuvuta twiza, nkeneye n'utwenda twiza two kwambara, nabimubwira agashaka kunkubita, nkiyirukira nkisangira abandi bana, tugakina nkataha n'inco. Ni iki ibihe bidasanzwe byatewe na COVID-19 birimo na gahunda ya guma mu rugo byabafashije? Aho COVID yaziye tuza kwicara hamwe turumvikana, tujya inama, nk'umubyeyi abasha kuntega amatwi, aranyumva kubera ko nta hantu yari akijya, twirirwana mu rugo. Ubwo rero twabashije kujya inama turumvikana. Ubu ngubu mbona ko hari icyahindutse aho COVID yaziye. Ubu turajya inama nk'abantu bakuru, mbona rwose ko hajemo impinduka. Ni gute mwaje kwiyunga muri ibi bihe bya COVID-19? Ngeze aho koroniziye, umwanjye yatangiye kujya nganiza, arebe cyateza imbere umuryango, kubaka ibitekerezo byanjye atabisuzugura, wenda ko natari umwana. Nyine mu kunoza isuku, kangurira kotegisi, twasabwaga kuguma mu rugo tukumvikana. Ubu dusigaye twicarana neza tukumvikana, ntabwo twicaranaga ngo tuvuge rumwe, none buno dusigaye tuvuga rumwe, tukajyana guhinga, tukajyana kujishura, tukajyana wenda no gukora ikindi cyose cyakeneye tukagikora. Wenda papa naza azasanga twarateye imbere, nakishije undi, ubona ko hari intambwe tugenda dutera. Nyirandegeya Yvette ndetse n'umukobwa we Mediatrice barakoze kudusangiza ubuhamya bwabo. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Ese ubundi ni gute ababyeyi n'abana bakwiye gukoresha umwanya bafite muri iki gihe? Reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Karinganire Charles, impuguke mu mibanire y'abantu ndetse akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Muri iki gihe cya COVID-19 ni ibihe bidasanzwe, ku buryo rero n'ubundi hakagombye kuba imikorere idasanzwe, ariko by'umwihariko ari ababyeyi ari n'abana bagombye kwibanda cyane ku nshingano zabo basanganywe. Kuvuga niba ari umukozi, ari umuhinzi, niba ari umwarimu, niba ari umucuruzi, bakaba babikora uko bisanzwe ariko bari iwabo. Abana nabo bakiga ariko bagacungirwa hafi n'ababyeyi babafasha. Bivuge ngo rero mu by'ukuri ingengabihe yarahindutse. Uburyo bwo gukora bw'umwihariko igihe gikorwamo nko ku kazi ni gito. Hagomba rero kuba ikintu cyo kumva ko uri inyangamugayo ukikoresha nko mu rugo, ariko ikindi cyakongerwaho nuko habaho no guhanga n'indi mirimo yunganira iyo ufite imirimo y'amaboko. Birashoboka nka leta yashyizeho ibintu byo kuba habaho akarima k'igikoni mu rugo. Ni igihe ababyeyi babonye uwo mwanya navuga w'ikirenga bashobora kugira ku karima k'igikoni. Hari ubworozi
inkoko, mbese ibintu byoroheje. Ibyo ngibyo bikunganira umuryango. hari aho ababyeyi bavuga bati abana muri kino gihe nta kintu bari gukora, abana barananiranye. Mubivugaho iki nk'umusosiyologe cyangwa umuhanga mu by'imibanire? Umwana warezwe neza ubundi ntananirana, kandi n'inshingano z'umuryango. Ubu rero nk'uko navugaga ingengabihe yahindutse, usanga ababyeyi bafite igihe kinini mu rugo kandi bataramenyereye kwegerana n'abana. Abana baba bari ku ishuri, icyo gihe cyo ku ishuri ukabona ntabwo kigihari. Ni ukuvuga ngo rero ubundi abana ashobora kugira bacya bakavuga bati reka nsohoke kandi bitema ajye gukina n'abandi. Abana bakunda kwidagadura, ni ngombwa kumenya ikigero cyabo, noneho bakitabwaho. Nk'abana b'ingimbi, abari babana bavumbuka bashobora kuba bahangana ariko atari gushaka gusenya ababyeyi. Ni ngombwa rero ko ababyeyi babitaho by'umwihariko, naho ntabwo ari ukunanirana. Muri rusange ni ngombwa ko n'ababyeyi baba bategurwa bakamenya kurera abana nta gitugu. Ni iyihe nama utanga yafasha aho ababyeyi n'abana bashobora kuba batabanye neza ariko se n'ababanye neza bakomeze bagire irihe myitwarire? Umwana agomba kwegerwa by'umwihariko, cyane cyane mw'ibi bihe ubona batakijya ku mashuri. Ni ngombwa rero ko bitabwaho. Leta yatanze gahunda zo kwigira kuri mudasobwa, kuri radiyo, nubwo bose badashobora gushyikira ubwo bushobozi, ariko igishoboka cy'ingenzi ni uko ababyeyi babana n'abana kenshi. Navuga ngo ni na byiza ko hajyaho icyo nakwita inama y'umuryango, nibura nka rimwe mu cyumweru. Ababyeyi bakabona akanya bakicarana n'abana bakaganira, bakabaha ijambo, cyane cyane abana bakagira uruhare, nabo bakavuga ibyifuzo byabo kandi bigakurikizwa, bagasabana n'ababyeyi. Kuko na nyuma ya korona abana batazaba bafashwe neza bigishijwe uko bigomba, bizanabagora kugira ngo basubire mu buzima busanzwe nko ku ishuri. Akaba ari nayo mpamvu no mu nama umuntu yatanga no mu mashuri batekereza kuba bashyiraho abantu bazajya bashyigashyiga abana kugira ngo barusheho gusubira mu buzima busanzwe. Turamushimiye Karinganire Charles, impuguke mu mibanire y'abantu. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi wo kumva ikinamico Sigasira agace ka 19. Turagaruka twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 19 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Fisi avuga karambiwe umwiryane w'iwabo ahungiye kwa Nkusi, ariko kandi Mukesha atiyumvisha impamvu amakimbirane yabo bayinjizamo n'abana babo. Bimeze bitubu wicikwa. Ngaho mfatira akagare neza nicazeho madudufi. Oya, ntabwo ari gutyo mwarimu Nkusi. Do, amaguru ye tuyashyira hano. Uzi ko ari byo? Wa mugani wowe muramenyeranye. Nkusi wanjye. Kayite. Buryo waravunitse cyane ku buryo wicumba ku kibando. Gihoreresha. Inshwi. Mbega icyana cyiza. Gifite ibyiso byiza. Uyu mwana ni uwahe Nkusi? Ni Nkushiki wa Fisi. Uko umureba uku nguku ku myaka y'itanu n'ubwambira asohotse hanze. Bikagenda. Ese mama. Ni wa mwana Fisi yatubwiraga bahora bahishe mu nzu. Ubwo nuwo. Usanze rero mbajyanye iwabo. Sinzi niba twatambikana nawe ukaba witahiye. Oya shanku. Nje ngukumbuye. Ndicara aho ubanza ubacyure hanyuma ubanguke twiganirire. Hari icyo? Ese ibyo haragata ni ibiki meto? Nikaga karita njyanshiramo ibishishwa by'ibitoki byo kugaburira ihene mama. Ziranashonje byo rero. Iyo ntazitayeho nta wundi ubyibuka. Umva ye mama, kabiri kangahe nzigaburira udahari. Kereka iyo uvuga mu gihe wirirwanye na Kayitesi. Ese ubundi yagiye? Ntumbaze. Yarara hatoranya ibishyimbo nsohotse ndamubura. Ariko mama, ko ntajya numva ugira icyo uvuga ku myitwarire ya Kayitesi. Mureka yigendere. Kuva yemeye kujya yiga sinzamubangamira bitazasubira urudubi. Ahubwo se ho kanyagwawe. Umunsi amashuri yatangiye nubwo ntazigiye azatangirira. Tuzakuraho amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho. Ibyo bintu maze iminsi mbitekereza. Ariko mfite igitekerezo. Kinjiza amafaranga se? Nyine. Urabona hano munsi y'urugo twazahahinga imboga z'ubwoko bwose.
hanyuma zakwera tukazigemura ahantu hatandukanye urumva se tubyitayeho bitaduha amafaranga. ni iki ko witse imitima cyane nkusi wanjye? Kayite ndacyatekereza kuri bariya bana ba Ruzindana na Mukesha. none se ko batanyura batekerezaho iki? iyo mba ntafite diri ishyushye na Ruzindana nari gushaka ukundi mbarengera ntabasubijeyo kuko bashobora kuba bahohoterwa cyane. ibyo byo birashoboka. none se nkusi diri ufitanye na Ruzindana ni bwoko ki? arashaka ko dufatanya mu bucuruzi bw'ibikomoka mu matungo n'imyaka. kandi sinabyitesha ngomba kwinjira mu bucuruzi bukunganira ubwarimu byarimba ubwarimu nkazabuvamo burundu cyane. buriya korona yaranyigishije. kuraje sheri wanjye. kirezi cyane wahazanye se nkagukandira iryo vi. ayiwe kanda buhoro nkusi. oya uri kunyirigita. gusa kuseka winyirigita yewe. ndi kugukanda. ko wakandaga mu ivi se kandi ugeze munsi y'ikirenge ute? arega imitsi yo mu ivi ihera munsi y'ikirenge. ariko ubundi Kayite waretse tukigumana. uyu mubano wa Kayitesi na Nkusi se uzacurikira? iyi bizinesi Nkusi ategereje gukorana na Ruzindana se izamuhira? naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu, ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. ngayo nguko mwiyumviye iby'agace k'uyu munsi k'ikinamico sigasira. tugeze noneho muri wa mwanya twahariye ibitekerezo byanyu. Christelle Wikeza, umwanya ni uwawe. niko urakoze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye. reka ubutumwa bwa none mbubimburire kuri Harerimana Jean Paul uri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, aho yagize ati abana babonye umwanya uhagije wo kuganira n'ababyeyi babo, atari ko ku bana batisanzuye ku babyeyi habaye ihurizo bararambiwe. Dusabimana Marie Devote we yagize ati imibanire myiza y'abana n'ababyeyi ituma abana babasha kumenya byinshi baba bafitiye amatsiko kuko baba bamaze kwisanzura ku babyeyi. Yakomeje agaragaza ko imibanire y'umubyeyi n'umwana yatuma umwana atinyuka kugaragaza impano ye. Naho Kirenga Felicien uherereye Cyahinda mu Rutobwe yagize ati dukunda cyane ikiganiro ejo kuko tuhamenyera byinshi tutari tuzi kuri iki cyorezo cya COVID-19. Naho David Hazabintwari ati dukunda cyane ikiganiro ejo. David turagushimiye. Dukomeza Nsengiyaremye Augustin uri mu karere ka Gisagara yagize ati mutugezaho ibiganiro bitwubaka muri ibi bihe bya COVID-19. Reka mpinire kuri Jeannette Iradukunda uri mu karere ka Muhanga, aho yagize ati nk'urubyiruko twishakemo ibisubizo turushaho guhangana n'ingaruka za COVID-19. Bakunzi b'ikiganiro ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu mwakomeza mukabwohereza ndakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo. Urakoze Christelle. Ibitekerezo mwadusangije muri iki kiganiro akaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Reka mbararikire kuzakurikirana ikiganiro cyo ku munsi w'ejo aho tuzaganira ku mibereho y'abashakanye muri ibi bihe bya COVID-19. Mwakoze kubana natwe, nshimiye kandi itsinda ry'abanyamakuru bamfashije kubategurira no kubagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? akurikira ikiganiro ejo. iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. ngewe ko nabyumvaga numvaga ko ifata abasaza. ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.